ibikomere byo gukomeretsa abantu b'Imana. Rero ndakwinginze niba hari abantu bagukomerekeje wahuriye nabo mu nzu y'Imana, abo bantu ntabwo ari abantu Imana abasoje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe mudukurikirana ku Bahetse Official, tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije amahoro y'Imana. Hanyuma abantu bari hanze tubifurije amahoro y'Imana kandi tubahaye ikaze ku Bahetse Official. Hanyuma reka tunyarukire muri Afrika, namwe tubifurije umugisha w'Imana ndetse namwe tubahaye ikaze. Reka tunyarukire mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo, mu burasirazuba no mu burengera bwacyo, tubifurije umugisha w'Imana kandi tubahaye ikaze. Reka tunyarukire hano muri Kigali, namwe tubifurije umugisha kandi tubahaye ikaze ku Bahetse Official. Hanyuma rero ntabwo twakwibagirwa abarwayi barwariye mu bitaro bikuru n'ibyoroheje. Uyu munsi waba ubabaye ariko ejo Yesu akakubera muganga. Hanyuma nawe utishimye, ufite ibibazo, ufite intambara, uyu munsi waba ubabaye ariko ejo Imana ikaguha ibyishimo, ikaguha umunezero. Ngewe rero uri kuri mikoro nitwa Zanenga Christina Muranzi, hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Muraho. Uri amahoro? Turashima Yesu. Ndabona rwose urimo guseka, bishatse kuvuga ngo urumva amahoro asendeye mu mutima. Amen. Hanyuma rero reka tukwakire wibwire Abahetse Official. Ndabasohoje, amahoro y'Imana abane namwe ahantu bwije, namwe ndanimvuza ngo amahoro y'Imana abane namwe ahantu urimo bucya none, amahoro y'Imana abane namwe. Kandi abantu banteze maso cyangwa se abantu barimo batwumva badukurikirana ku Bahetse Official, narimvuze ngo umwami abishimire mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Niyorukundo John, ndi umugabo. Abantu benshi banzi ku izina Dawidi. Hashimwe Yesu. Nanjye narinde kugira ngo tuganire kandi ijambo ry'Imana rihindura ubuzima. Nukuri. Ndakoze. Imana iguha umugisha kandi Yesu yongere agusendereza amahoro. Amen. Imana iguha umugisha. Nawe turakwakiriye ku Bahetse Official. Murakoze. Hanyuma rero muri iyi minsi hari ibibazo bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane abakozi b'Imana bafite ibikomere. Muri iyi minsi abakozi b'Imana bafite ibikomere, hari ibikomere bafite byo mu mitima, hari ibikomere bafite byo mu matorero ndetse no mu baturanyi. Hanyuma kuri ibyo bikomere uraza kubivuga iki? Abantu bagiye bafite bagenda n'ibikomere. Yego. Ubundi mu buzima busanzwe uhereye kera kose mu nzu y'Imana abantu bahaciriraga ibikomere, bakahaturirwa imitwaro, bakahakura ihumure, gatatu bakahakura imvugo y'Imana, kane bakahakura amasezerano y'Imana, gatanu habaga umugisha kuko babaga bavuye ahantu bakomerekeye, kandi mu nzu y'Imana bakahahurira n'abantu bakabafasha komorwa za ngoma n'ibikomere baturukanye hanze. Ariko mu minsi turimo none uri gusanga Yuda hari ijambo yaravuze ngo hari abantu baseseye muri twe rwihishwa baza aho turi. Mu nzu y'Imana hari abantu baseseye mu nzu y'Imana rwihishwa, akaba ari bo baje bazanye Imana. Rero nari nkwinginze mukuru wanjye, mushumba, mushiki wanjye, bapapa bambyaye, ababyeyi mumbyaye, murimo munkurikirana, nari mvuze ngo nta wundi muntu ubaho komora ibikomere uretse Yesu. Nari nkuzaniye itangazo, izo ngoma wakuye mu nzu y'Imana, nari mvuze ngo Yesu aracyafite umuti wo komora izo ngoma zigakira. Izo abantu bagukomerekeje abandi ntibazimenye, nari nkwinginze Yesu ngo komora izo ngoma. Izo ngoma ndagira ngo mbabwire nanjye zigeze zimbaho igihe kimwe. Nabaye umuhanzi igihe kimwe kuri paruwasi iwacu, umuntu nkubita igihosho, bintera kumva muri njye nzimye ncecetse. Kuva icyo gihe yambwira ijambo ribi, guhimba muri njye ibihimbano byahise numva binshizemo. Hari igihe umuntu akubwira ijambo ariko ari ryo Satani yaragendeyeho kugira ngo akumaremo ibihe byiza wari ufite. Ndakwinginze ibintu wagiye uhura nabyo mu murimo w'Imana ntibikumareho amavuta mu izina rya Yesu, ahubwo ugeze mu gihe wumva hari ibintu biri kukunamura, ujye uririmba ngo amavuta Yesu mbone kwaka, amavuta ndakwinginze. Imana ishimwe.
Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Hanyuma mukozi w'Imana, Karame. reka nkubaze iki kintu kimwe ubundi nguha umwanya. Hari ukuntu bajyaga bavuga ngo ingwe cyangwa se hari ingwe ndetse n'ibindi bisimba ngo iyo byageraga mu ishyamba bikahasanga umuriro ntago byegeraga aho hantu hari umuriro, ariko uyu munsi ingwe nizo ziri kota wa muriro. Bishatse kuvuga ngo ikizira cyamaze kwinjira ahera. Yego, bishatse kuvuga ngo ikizira cyamaze kwinjira ahera. Wowe icyo kintu uracumva gute? Kandi burya iyo tubabajije tuba tubariza abantu bari inyuma ya kamera. Yego, ndi kukumva. Ibi bintu ikintu bishatse kuvuga bifite ubusobanuro bugari cyane bunini bwimbitse twavugaho none, ariko kugira ngo abantu baduteze amatwi bari inyuma ya kamera kandi bari bamaranye igihe kinini icyo kibazo, ndagira ngo mbavuganire mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbahe ubusobanuro bw'icyo kibazo. Uyu munsi dufite igihe kirimo cyirukanka gisiganwa n'abantu, ariko abantu ntibabibona. Ariko muri icyo gihe turi kubona kiri kwihuta, dufite abantu barimo baza tutazi ubuhamya bwabo, kabiri bakaza kubera ko twamwumvise ahantu runaka tugahita tumwakira. Hari ikosa rimwe Yosuwa yakoze, ndagira ngo tuganireho gatoya. Yosuwa yakira abagabo bitwa abagibiyoni, kandi bari abaturanyi be bagabanya urubibi, ariko ntiyabimenye. Yosuwa ngo abitegereje abona imitsima yatonze uruhumbu bari bafite, ngo arebye imisatsi asanga imisatsi yabereyeho, ngo arebye inkweto asanga inkweto zabasaziyeho. Baramubwira ngo turi abaturanyi ba kure, twumvise amakuru y'Imana yawe n'ibintu Imana ikorana n'ab'isi. ntago byegeraga aho hantu hari umuriro, ariko uyu munsi ingwe nizo ziri kota wa muriro. Bishatse kuvuga ngo ikizira cyamaze kwinjira ahera. Yego, bishatse kuvuga ngo ikizira cyamaze kwinjira ahera. Wowe icyo kintu uracumva gute? Kandi burya iyo tubabajije tuba tubariza abantu bari inyuma ya kamera. Yego, ndi kukumva. Ibi bintu ikintu bishatse kuvuga bifite ubusobanuro bugari cyane bunini bwimbitse twavugaho none, ariko kugira ngo abantu baduteze amatwi bari inyuma ya kamera kandi bari bamaranye igihe kinini icyo kibazo, ndagira ngo mbavuganire mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbahe ubusobanuro bw'icyo kibazo. Uyu munsi dufite igihe kirimo cyirukanka gisiganwa n'abantu, ariko abantu ntibabibona. Ariko muri icyo gihe turi kubona kiri kwihuta, dufite abantu barimo baza tutazi ubuhamya bwabo, kabiri bakaza kubera ko twamwumvise ahantu runaka tugahita tumwakira. Hari ikosa rimwe Yosuwa yakoze, ndagira ngo tuganireho gatoya. Yosuwa yakira abagabo bitwa abagibiyoni, kandi bari abaturanyi be bagabanya urubibi, ariko ntiyabimenye. Yosuwa ngo abitegereje abona imitsima yatonze uruhumbu bari bafite, ngo arebye imisatsi asanga imisatsi yabereyeho, ngo arebye inkweto asanga inkweto zabasaziyeho. Baramubwira ngo turi abaturanyi ba kure, twumvise amakuru y'Imana yawe n'ibintu Imana ikorana n'Abisiraheli, none twari tuje kwifatanya namwe kugira ngo mutazatugirira nabi. Yosuwa Bibiliya irambwira ngo akora ikosa agirana n'abisezerano ry'amahoro, agisezerana nabo isezerano ry'amahoro, ngo amenya ko ari abanzi be kandi bari bagabanyije urubibi. Bibiliya irambwira ngo kandi bamwe yari yabahaye imirimo yo mu butambyi kandi atari abatambyi. Bamwe abagira abavomyi, abandi abagira abashenyi, abandi abagira abo gushingwa igicaniro, kandi n'abanzi babo ashize muri iyo mirimo y'ubutambyi kandi batarigeze berezwa ubutambyi. Noneho Bibiliya irambwira ngo abo bantu yagiranye n'abisezerano ry'amahoro babamaraho intwaro, babamaraho ibihe bya mbere by'umwuka, babamaraho ibihe by'umwuka muri bo, basigara ari ibiporoporo, ndetse bagera ubwo bajya gutyarisha intwaro mu Bafilisitiya.
kuko bari barashiriwe nta kintu bagifitiye. Bagera ubwo bajya gusakira amasengesho mu bandi kandi ubwabo nibo baheshaga abandi umugisha. Bagera ubwo bakenera ijwi ry'Imana kandi ijwi ry'Imana ryarabanaga nabo. Dufite abantu baje muri twe batumaramo ibihe by'umwuka kuko bari baje bafite intego bazi n'ikibagenza. Ndakwinginze mama, nubwo hari abantu baseseye muri twe rwihishwe, ndaguhendahenze icyo ni ikizira cyinjiye ahera. Kandi abashumba ntibabimenye, kandi abahanuzi ntibabimenye, kandi abavugabutumwa ntibabimenye. Ntangajwe cyane yuko muri iyi minsi tugezeho. Reka tuganire. Tugeze mu minsi muri ADEPR bavuga ko bari bo bafite umwana muzima. Tugeze mu minsi muri Zayoni yuko ari bo batubwira ko ari bo bafite umwana muzima. Tugeze mu gihe abadiva ari bo bavuga ko bafite umwana muzima. Turi mu minsi abantu bo mu nzu y'Imana bari kwitana ba mwana bavuga ngo abandi baraguye, twe dusigaranye umwana muzima. Ndabinginze wikitana ba mwana n'umuntu muri kumwe mu murimo w'Imana, wumve ko akiri wowe muzima, cyangwa wumve ko akiri wowe uri guhanura, wumve ko akiri wowe uri kubwiriza abandi batakibishoboye bavangiwe, wumve ko akiri wowe mushumba muzima abandi batakiri gushumba neza. Ndakwinginze ucunganwe n'umuhamagaro wawe, kuko tugeze mu gihe umwami ageze ku irembo, kandi byerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Imana itugirire neza. Vukuntu umuririmbyi avuze, haravuze ngo ntihazabura intambara kandi ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ndabahendahenze uhereye iki gitondo cy'uyu munsi aho bwije, ndabinginze namwe muduteze amatwi mudukurikiranye, nari mbahendahenze kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana, kugira ngo buri muntu wese acunganwe n'umuhamagaro we. Amen. Kuko tugeze mu gihe abantu biyambitse ishusho yo kwera kw'Imana kandi muri bo bahakana imbaraga zo kwera kw'Imana. Imana ibagirire neza kandi Imana itugarukeho. Imana itugarukeho. Imana yongere ikora ivugurura, yongere ivugurure. Ejo bundi narasenze mama, Imana ivugana nanjye irambwira ngo ni igihe kigeze kandi gisohoye, abana mu rugo bagiye kongera kugira agaciro, abakozi mu rugo bagiye gutaha. Ni igihe cy'abana b'Imana mu rugo bagiye kongera kugarukwaho n'Imana. Kabiri, hakaba igihe kandi abakozi bagiye kwirukanwa, bana mu rugo bakagira agaciro. Imana iduhana umugisha. Imana iguha umugisha. Amen. Hanyuma reka tugusabe ukomeze usenga Imana, hanyuma winjire muri rya jambo wazaniye abahetsi official. Penisa iwe Gloria Noagaye. Imana nyir'ubutware, Imana ifite ubutware n'ububasha n'ubushobozi ku byaremwe byose. Turi imbere y'abantu benshi baduteze amaso n'abaduteze amatwi badukurikiranye ku bahetsi official. Tuzanye ijambo ryawe rihindura, ijambo ryawe rirema, ijambo ryawe rigira ububasha ku kintu cyose, ijambo ryawe ritara wiri beri wiri dry, ijambo ryawe ritanga ihumure, no wisarima igandisa no me ore dry, pi witara wiri vore gloria, no were gloria shari dio beni wiri dry. Helos teniyo irinowa. Turakwingize Mana, nyemerera ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntinduka umugende unyuzamo ibyawe kugira ngo yamazi y'ubugingo agere ku mitima yari imaze kugumwuma, kandi icyo wagennye kuvugana na buri muntu wese narimvuze ngo abe ari cyo ukora mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma tugwaye ikaze. Murakoze. Ndagira ngo tuganire mu mwanya muto, ariko muri uwo mwanya muto intego y'ijambo ndagira ngo abe ariyo tuza guheraho. Ijambo riri mu Kuva ibice 14 ku murongo waho w'10, 14 Kuva umurongo waho w'10, 14 Kuva umurongo wa 10 haravuze ngo Farawo abatuze, Abayisiraheli bubura amaso, babona inyuma yabo Abanyegiputa bahuruye, baratinya,
batakiri uwiteka. Twakire neza ijambo ry'Imana. amen. Ndasoma kandi nanone 13 aho mu Kuva kandi umurongo waho wa 13 haravuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza ndi bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Twakire neza ijambo ry'Imana. amen. Ndakomerezaho 14 mu Kuva murongo 24 haravuze ngo mu gicuku cya nyuma rubanda bashizweyo, Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'igicu yitegereza ingabo z'abanyegiputa zicikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa. Tuvuge ngo amen. amen. Turasoreza mu ijambo riri muri Esiteri 9 umurongo wa mbere haravuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, niwo munsi itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa, kandi niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubabigiraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Tuvuge ngo amen. amen. Imana ihimbazwe. amen. Tugiye kuganira ku bintu bine. Ngiye kuvuga gato ku muntu Imana ihamagaye. Nari mvuze ngo ndashaka ko tuvugana ku muntu Imana ihamagaye. Abantu Imana ihamagaye, ukuboko kwayo kwiza kurabakurikirana. Gatatu, iyo watatse Imana yiwinima yihutira kuza kubatabara, kandi wizonima tobene drone. Iyo wavuze ijambo ryose rivuye mu kanwa kabo, Imana irihagararaho. Bibiliya yivuze iki? Irambwiye ngo uhereye mu gihe cya Samweli nta jambo na rimwe yigeze avuga ngo rigwe hasi. Abantu Imana ihamagaye nta jambo bavuga ngo rigwe hasi, kuko Imana iherekeza ijambo bavuze kandi ikarihagararaho. Bisobanuye iki? Imana ntabwo ikomeza abantu bakomeye, ahubwo ikomeza abantu yahamagaye. Niwa zobene droria no wasinima niwi bere drasi ningisi Imana muri iki gitondo ahantu warugeze unaniwe, mpamagaye amaboko y'Imana ngo aguhagurutse. Ahantu abantu bagutereye ibikomere, mpanibe niwiri drasi, mpamagaye ukuboko kw'Imana ngo kukomora ibyo bikomere. Nanone tuvuge ngo amen. amen. Nubwo wabonaga abantu baragutaye, nari nkuzaniye itangazo rivuga ngo bagutaye mu maboko meza. Aho abantu bagutaye niho amaboko y'Imana yarari ngo agufate. Aho abantu bakurekuye niho amaboko y'Imana yarari ngo agufate. Bisobanuye ngo hafi y'ibiturwanya niho Imana ibihagaze. Nukuri. Haleluya. amen. Uyu mwaka uri murangira, ningiza amaboko meza y'Imana ngo agufate, kuko y'abantu yo yarazi ko yakurekuye, ariko narivuze ngo amaboko y'Imana agufate. Kandi ndagutangariza itangazo, ibintu wabonye Imana yakoze mu gihe cyashize ntago ari zo mbaraga yari isigaranye, ahubwo Imana yari ifite izindi mbaraga zirengeze zo yakoresheje cyagihe. Imana ifite imbaraga zirengeje izo yakoresheje cyagihe muri Egiputa. Imana ifite ubutwari bwo gukora ibiruta cyane ibyo yakoze cyagihe. Imana ifite muri yo amaboko, cyangwa se yifiteho ubushobozi bwo guhindura ibintu bitari buhinduke. Imana ifite ubushobozi bwo kuvuga ahantu hatari inzira ko hari inzira. Imana ifite gutabara ahantu wabonaga hatari ubutabazi. Iyo muri yo hari ubutabazi bugaragara ko mu bantu budahari, ariko kuri yo hakaba hari ubutabazi. Imana ihimbazwe. Dusomye ijambo riravuze ngo Abayisiraheli barebye nyuma yabo babona amagare,
kabiri babona amafarashi, gatatu babona ingabo, kane babona inyanja, gatanu babona imisozi. Ngo rewi nima ngo babonye amafarashi, babonye n'inyanja, babonye n'amagare, ngo babonye n'imisozi, ngo batakira Uwiteka. Bibiliya ivuga iki? Irambwira ngo Farawo yarabatuze. Bibiliya irambwira ngo Farawo abatuze, Abayisiraheli bubura amaso, bareba Abanyegiputa ngo baratinya, batakira Uwiteka. Bibiliya irambwira ngo bagitaka, Uwiteka avugana na Mose, aramubwira ngo mbwirira Abayisiraheli imitima yabo ituze kandi ntibatinye kandi bahumure. Bamubwirire ngo Abayisiraheli nibahumure kuko ndi Uwiteka Imana ihagurukiye kuza kubarwanirira. Ndakwinginze mama, hari ibintu wabonaga byakwirukansaga, hari ibintu wabumvaga byari bihuriye ku buzima bwawe, hari amajwi menshi wumvaga guca intege kandi akubwira yuko ntaho uzagera. Kabira ayo maboko yakubwiraga cyangwa se ayo majwi yakubwiraga yuko nta kintu uzageraho. Nari nkuzaniye itangazo, ijwi ry'Imana ryari rintumye ku bahetsi official, ryari rimbwiye ngo ninkubwire ngo humura, amaboko y'Imana afite icyo agiye gukora. Yo, aho hantu wabonaga unaniriwe, amaboko y'Imana arambwiye ngaje kuguhagurutsa. Narizanye itangazo mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo humura, wihagararire gusa urebe agakizo Uwiteka ari buzane uyu munsi, kuko Abanyegiputa wari umaze iminsi ubona. Imana irambwiye ngo ntabwo uzongera kubabona ukundi. Narizanye ubuhanuzi buvuze ngo abo Banyegiputa wabonaga bahuruye inyuma yawe, Imana irambwiye ngo ntabwo uzongera kubabona ukundi. Bibiliya irambwiye ngo mu gicuku cya nyuma rubanda bari bashyizweyo, kandi umva uko bivuze. Bibiliya irambwiye ngo Abanyegiputa bari birukankanya Abisiraheli kandi bari bazi ko bagiye kubashyikira. Bibiliya irambwiye ngo mu gicuku cya nyuma Abanyegiputa batazi ko Imana y'Abisiraheli iri bwitamurure. Bibiliya irambwira ngo Imana iza mu gihe kitari mu gateganyo k'abantu. Nari nkuzaniye itangazo mu gihe abantu batari biteze, dore Imana ikugarutseho. Mu gihe abantu batatekerezaga, mu gihe ubwenge bw'abantu bwari buzi yuko ibyari kwirukansaga byari bigushyikiriye, narizanye itangazo rivuga ngo dore Imana iritamure. Muri icyo gicuku wari urimo, igicuku cy'ubupfubyi, igicuku cy'ubupfakazi, igicuku cy'ubushomeri, igicuku cya cyamunara, igicuku cy'inzara, icyo gicuku wabonaga cyari kikujeho, Imana narimvuze ngo nibwo yitamuruye. Tuvuge nanone ngo amina. Narimvuze ngo Imana ije kwitamura muri icyo gicuku mama. Papa, icyo gicuku wari umazemo iminsi, Imana yarije kuyitamurura kugira ngo icinzira aho hantu wabonaga hatari inzira. Mwibutse ko Imana mu bubasha bwayo ifite ububasha bwo gukuraho inyanja, ariko umva itangazo nzanye. Aho hantu mu nyanja wabonaga nta nzira, narinzanye itangazo rivuga ngo Imana ije kuhaca inzira kugira ngo ahantu waruburiye inzira Imana ihashaka inzira utambuke mu izina rya Yesu. Ndakugira ngo ngutangarize iri tangazo, n'ahantu hatari inzira Imana dusenga ifite ububasha bwo kuhashaka inzira. Aho hantu wari ubuze uburyo, niyo nkuzaniye itangazo rivuga ngo Imana ihafite uburyo. Twasomye ijambo riravuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusozwa, kandi ijambo rirambwe ngo niwo munsi abanze b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubageraho ububasha. Ubu uyu munsi hari abantu barimo bitegura bavuga ati tugiye kumugeraho ububasha, bateguye amahembe, bateguye ibitega, bateguye ibyo kukwica. Ariko nari nkuzaniye itangazo rivuga ngo birahindutse. Imana iguhaye ubundi bubasha bwo kwigaranzura ayo maboko mabi yaragufasha. Nari mvuze ngo Imana ikurekuje amaboko mabi yaragufasha, tujye gusenga. Imana ikurekuza ayo maboko mabi yaragiye kukwigarurira. Amaboko y'Imana agira ububasha ku maboko mabi yarakwigaruriye mu izina rya Yesu. Turagushimiye Uwiteka, turagushimiye Imana nyir'ubutware, turagushimiye Imana idahinduka, turagushimiye Imana ivuga ntihagire uyivuguruza, turagushimiye Imana idakomwa mu nkokora. Nyemerera ijambo twumvishe uyu munsi rigira ububasha ku mitima yose yumvishe iri jambo, ababyeyi, abagabo, abasore n'abakobwa. Nari mvuze ngo iri jambo ritange ihumure ku buzima bwabo. Kandi cya kabiri, nari mvuze ngo utegeke ibintu byabakerereje bihinduke taransiporo yo kubageza ku mugambi wawe. Nari mvuze ngo ibintu byasaga nkaho byari urucantege, nari mvuze ngo bicagagure mu izina rya Yesu. Hereye uyu munsi wumve ihumure riturutse ku Mana, kandi Uwiteka witegereza ibintu byari bibateye agahinda, witegereza ibintu byari bitumye banamuka bacogora. Nari mvuze ngo ukuboko kwawe kwiza kubarambukire gukora ibikomeye, ugeze neza
ngaho nyemerero wane natwe komeza guherekeza ijambo ryawe mu izina rya Yesu urakoze. amen. Hanyuma mukozi w'Imana, birashoboka ko hari abantu bashobora kugusaka ngo bafashe gusenga, bafashe kubagira inama, watambutsa nomero yawe ya telefone hanyuma Imana ikaguha umugisha. Murakoze, nomero ni 078 45 19 110 78 45 19 110. Umuntu wese wakenera kumvugisha twavugana nta kibazo. N'inkunga y'amasengesho bikenewe, nabonye nta muntu ubaho udakenera amasengesho akenerwa mu buryo bwose bubaho. Muhabwe umugisha. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Amen.